weekend nziza nshuti bakunze ba Mia Boss TV, tubahaye ikaze mu makuru yacu abacukumbuye kandi agezweho. Uyu ni umunsi wa weekend, ni umunsi muri kuruhuka mwidagadura. Niyo mpamvu natwe turibanda mu makuru avugwa mu myidagaduro. Ndereke niyo nkuru nimujye kure. Turaza kubabwira mu Rwanda mu makuru avugwa mu myidagaduro, kwitabwa muri yombi ry'umunyarwenya wamamaye nka Soroba muri sinema nyarwanda. Turaza kubabwira kandi ko abakunzi ba Platini na Neringabo nta kwicwa n'irungu kugeza mu Kuboza, kuko batangiye gusora indirimbo zabo ziri kuri album bise Vibranium. Turaza no kubabwira amakuru avugwa mu mahanga mu myidagaduro. Mu makuru ari kuvugwa mu Rwanda, munyebere duhere kuri iyi nkuru iri kuvugwa ku munyarwenya mwakunze muri benshi Soroba, aho bivugwa ko yaba yatawe muri yombi na polisi ya Uganda. Byinshi kuri iyi nkuru. Kuva ku gicamunsi cyo kuwa 18 Nyakanga 2025, amakuru avugwa ko umunyarwenya Suede Habimana wamamaye nka Soroba muri sinema y'u Rwanda yaba yafatiwe muri Uganda, nkuko bigaragazwa n'amafoto akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Biragoye kubona uruhande ruhamya aya makuru uretse amashusho yakomeje gukwirakwizwa agaragaza uyu munyarwenya yakuwemo inkweto, yambaye amapingu, yingizwa ahantu ku kigo cya polisi tutabashije kumenya. Aya mashusho yaherekejwe n'andi agaragaza uyu munyarwenya apfukamye mu biro bya polisi, ubona ko inkumi yari mutwaje inkweto none iri kugerageza gusobanurira abashinzwe umutekano ikibazo. Nubwo ibyo bavuganaga bitumvikanaga mu mashusho, kuba uyu musore yari yambaye amapingu ndetse bigaragara ko yinjijwe mu kigo cya polisi, byatumye benshi mu bakurikira sinema nyarwanda bifuza kumenya byinshi ku kibazo yaba yagize. Mu gushaka kumenya ikibazo cy'uyu musore, igihe yavugishije Kiramani basanzwe bakorana, ahamya ko nawe ayo makuru yayabonye ku mbuga nkoranyambaga nk'uko twayabonye natwe. Ati Soroba yagiye muri Uganda mu mpera z'icyumweru gishije, yavugaga ko agiye gufata amashusho ya filime ye, ibindi turi kubyumva nk'uko namwe muri kubibona ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru igihe yamenye nuko Soroba yari yajyanye n'umufatira amashusho, ariko bose telefone zabo zigendanwa inshuro igihe yagerageje kuzihamagara ntabwo zacagamo. Ku rundi ruhande Kiramani yavuze ko Soroba yari yamwijeje ko agomba gufata imodoka imuvana muri Uganda saa 5:30 z'ijoro ryo kuwa 18 Nyakanga 2025. Ubwo abakunzi ba Soroba ni ukujya ku mavi bikaba ibyuya ntibiba amaraso. Mu yandi makuru y'imyidagaduro, tubabwire ko abakunzi b'umuziki nyarwanda by'umwihariko abafana ba Neringabo n'ababa P no kongera kwicwa n'irungu. Mu magambo yabo bati nta kwezi kubusa. Ibi babitangaje ubwo bamaraga gushyira hanze indirimbo yabo ya mbere mu ndirimbo 8 zigize album yabo bise Vibranium. N'indirimbo Neringabo na Platini P bise Alavi ikaba iya mbere mu zigize Vibranium, batangiye gushyira hanze kuwa 18 Nyakanga 2025. Banahamya ko nta kwezi kubusa badasohoye indirimbo nshya. Mu kiganiro bagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Platini yavuze ko basohoye indirimbo yabo ya mbere kuri album yabo, ariko n'izindi mirimo yo kuzitunganya yamaze kurangira, igisigaye ari ikibazo cy'igihe gusa. Ati twe indirimbo zose zisa naho zarangiye, iyi ni ya mbere dusohoye, ariko buri kwezi cyangwa na mbere yuko kurangira tuzajya tubaha indirimbo nshya, kandi ibihangano bishya kugera mu Kuboza mu byitegure. Ishimwe Clement washinze sosiyete ya Kina Music ireberera inyungu z'aba bahanzi, aherutse kubwira abanyamakuru ko Vibranium ari album yashyizwemo imbaraga nyinshi ku buryo bizeye ko hari byinshi izahindura mu ruganda rw'umuziki muri rusange. Uyu mugabo yavuze ko umushinga wose wakozweho n'abantu bari hagati ya 15 na 20, barimo Platini P, Neringabo. Abaproducer bayikozeho barimo Clement, Mamba, Davidenko, Element L n'abandi. Iyi ndirimbo yagiye hanze yanditswe n'abahanzi bafatanije na Clement, amashusho yabo afatwa kandi anatunganywa na Medisare. Amakuru avugwa mu myidagaduro hanze y'u Rwanda, tubabwire ko umuhanzi benshi mukunda witwa Jennifer Lopez nyuma ya Gatanyenye yatangaje ko yacitse intege zo kongera gushaka. Yabitangaje mu gitaramo cye cyabereye ku mugabane w'Uburayi muri gahunda y'urugendo rwe rw'ibitaramo bya Up All Night Tour. Jennifer Lopez yabivuze ubwo yasubizaga abafana mu buryo butunguranye nyuma y'uko umwe amweretse icyapa cyanditseho ngo Jolo washyingiranwa nanjye. Eric niyo nkuru, Mia Boss TV.
Arakoze cyane mugenzi wacu, reka tunashimire mu mwese mwabanye natwe muri aya makuru y'imyidagaduro, tubararikire kongera kubana natwe mu makuru ataha. Nderike n'inkuru ndabashimiye, mugire igicamunsi cyiza.